nongeye kubasuhuza mumeze mute mumeze neza nizere ko mumeze neza abantu munkunda nanjye ndabakunda nizere ko nta bantu banyanga mwese mujye munyikunda rata murabona hari ikintu ntwaye mujye munkunda nanjye ndabakunda munsengere munyifurize ibyiza nkuko nanjye mbifuriza ibyiza suhuje abamama munkunda mwebwe dusengana mwe mumbwira ati courage Kevine ni kuri Imana igibaha umugisha suhuje abapapa munkunda mujye mukomeza munkunde urubyiruko ubwo nimvuga urubyiruko abakobwa mwiyumve abasore mwiyumve barahari benshi munkunda mukanabinyereka abampamagara ni ukuri maze iminsi numva nishimye hari abantu bamaze iminsi bampamagara twarakubonye kuri Baho TV turagukura uzi ukuntu nkunda guteta nkunda abantu bankunda mwuka byarana nkunda abantu bankunda umva mujye munkunda koko kameramani aba yasetse mujye munkunda rega tujye dukundana ijambo ry'Imana avuga ngo mukundane nk'uko nabakunze kandi ngukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda rero nimba wumva wikunze ugomba gukundana mugenzi wawe kandi umuntu iyo atikunze uzi ko nabonye iyo umuntu atikunze adakunda n'abandi burya umuntu atanga icyo afite ntibazaba benshi nta muntu ujya utanga ikintu adafite icyo ufite nicyo uhereza abandi icyo udafite wabahereza icyo udafite rero banza wikunde wikundwakaze wiyubahe wibwira amagambo meza mbese wifate nk'umuntu ukomeye ushoboye urenze ubyiyumvemo bityo bizagutera gukunda n'abagenzi bawe babandi bakuri hafi uzajya ubaha urukundo kuko urukundo udafite muri wowe uzarukura he rwo kudukunda njye rero ndabakunda kubera ko ndikunda hahandi nyine nikundwa akaza mba numva ari njye wa mbere wari wicara ukumva ni wowe muntu mwiza rero nawe jya wikunda wumve ko ari wowe urenze urumva bizatuma n'abandi ubona ko barenze ari beza kuri wowe nyine sibyo rata simbakunda mujye munkunda rero buriya rega gusenga ni byiza kandi cyane biraruhura birafasha biromora biruhura umutima urushye umutima usobetse amaganya umutima utakaje ibyiringiro umutima wihebye iyo mitima imeze gutyo nyine yose iri muri twebwe dufite umutima umwe ariko uhurirwamo n'ibintu byinshi bitandukanye rero iyo wumva ibyo byose mvuze kwiyaba kwiganyira kugira gute biri muri wowe nta kindi kijya kizana amahoro usibye gusenga hari ukuntu usenga ugasenga ukabwira Imana ati ndapfe ndaremerewe ntabara mvuganira ndwanirira tegeka ukajya kumva muri wowe usoje gusenga umutima wawe ukeye ukavuga ati Mana ushimwe umpaye imbaraga gusenga bijya bituma tugira imbaraga rero uyu mugoroba tuje gusengana namwe gusenga Imana nta kintu cyiza nabonye nko gusenga buriya rero nimba ari uko nakuriye mu rusengero nimba ari uko nakuze nsenga mba numva byancanze mba numva cyagihe mba nabuze amafaranga cyagihe mba mbona hari ibyo kurya ntari kubona cyagihe mba mbona nta twenda cyagihe mba mbona inshuti zanjye zimeze nabi bantu usengera bari kumpamagara ati Kevine Imana wadusengeye bitarakoreka Imana itari yazana ibisubizo icyo gihe iyo numva byabaye byinshi muri njyewe nta kindi nkora ndapfukama cyangwa nkicara nkarambya nkabwira Imana ngo Mana ndabizi uri inshuti yanjye ndabizi turakundana ndabizi kunyumva kubera ko irahari ahangaha irahari aho uri irahari nkayibwira byose binduhisha narangiza nkagira gute nkumva amahoro atemba nk'uruzi nkumva muri njyewe birisutse biradubije byiza nkavuga ati Imana ushimwe nawe rero muri cyagihe urareka nkubwiza ukuri bajya bavuga ngo iyo umuntu afite ibintu byinshi muri we byiwe wenyine ababaye ngo iyo abibwiye mugenzi wiwe ngo ajya aruhuka nyine akumva hari ukuntu bigenza ariko nagira ngo nkubwire nibyo pe ariko uwo muntu uri kubwira ashobora kukumva akanakubwira ati pole ihangane Imana igufashe kuko ikizakubwiye ngo Imana igufashe kuki atagufashije mbere yo kujya kubwira abantu bari buduseke akatubwira ngo Imana idufashe twabanje tukayibwirira ko wa mwenda warahera watabutsemo kugira ngo natwe twigerereye wa mwenda warahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yiyinjirire ntabwo bidusaba ko tujya gutega inuma z'intungura mu batubanjirije kugira ngo umuntu ajye gusenga yabanzaga gushaka inuma y'intunga cyangwa se igitambo
kandi akajya kugishakira kure. Natwe tuvuka Icyangugu, ibaze kuva nk'i Kigali n'amaguru ukajya Icyangugu, wazageraho iminsi ingahe ukabyaraho? Uri kubyumva? Kandi nabwo wagerayo udakijijwe ukagwayo. None ubu rero aho kugira tujye gutakira abantu bari butwumvira ubusa, bakagenda bavuga tuzi buriya ejo yarampamagaye ari kurira amarira, urugo rwe rugiye gusenyuka, ibintu byamuyobeye byayogayoze, akakuvuga akakumanuka akakuzamuka. Wambabara ukajya mu cyumba cyawe ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, ngo yibwire byose. Nyine iyo ndirimbo ndayikunda ariko ntabwo ndi kuyibuka neza. Jya ufata umwanya wiherere usenge, ubibwire Imana byose, kuruta uko wajya kuganyira abantu bakakuvuga, bakagufataho ijambo, bakakuvuga uko utari, bakagufata uko utari. Why not? Wowe bwira Imana, uyibwire byose, numara maze wiryame uvuga ati ahuye, nyizeye ko ikintu cyose navuze ari igisubizo ku buzima bwanjye, kubera ko uwo nabwiye afite byose mu kuboko kwe. Imana itugirire neza. Shaka ko dusenga rero, bandi kubagira inama, namwe mujya mwandika muri comment mungira inama, mbwira ati Kevin ahangaha bimeze gutya, ariko mwagiye munganiriza ko ndahari, ndi hano ku bwanyu, namwe muri aho ngaho ku bwanjye. Dukundane, tugirane inama, duhugurane, dusenge, twigishanye gusenga. Njye nkunda kwisengera, mbwira Imana nyigisha gusenga. Mba numva ntari nashobora gusenga, mba numva ntari nabimenya, mba numva ntari nasenga ku rwego numva mvuga ngo nzi gusenga. Nyine mpora mbwira Imana unyigishe gusenga. Ijambo ryawe ngo twigishe kubara iminsi yacu n'uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Ariko ni ukuri dukeneye ubwenge, kandi nitugira ubwenge tuzaguka mu buryo bw'imisengere, tuzaguka mu buryo bw'imivugire, tuzaguka mbese tuzaguka mu mitekerereze, tuzaguka kuri buri kantu. Rero tujye dusenga, tumenye icyo dushaka. Kandi ikindi, rega gusenga ntabwo ari ukwivovota, ntabwo ari imbaraga, ca bugufi mu mutima wawe, wiyoroshye. Nimba hari ikintu kiri kukubangamira, wavuze nabi, watukanye, wagambanye, wagize gute, wasambanye, wibye, waroze, erega nta cyaha Imana itababarira. Yesu Kristo yamanuwe mu isi n'abanyabyaha, ntabwo yazanywe n'abakiranutsi. Witinya rero ngo icyaha nakoze ntikibabarirwa. Ubaye wasambanye, Imana irakubabarira. Ubaye wishe, Imana irakubabarira. Ubaye wagambanye, Imana irakubabarira. Icyo Imana ishaka ni uguca bugufi kandi ukihanira kureka. Nicyo kintu Imana igukeneyeho nshuti. Ntabwo Imana igukeneyeho kugira ngo uhore mu bwoba ngo ibintu nakoze Imana ntiyabimbabarira. Oya, nimba twebwe abantu tubasha kubabarirana, turi abantu tuva ushaka kunosha gutya nkava amaraso ndi umuntu ubabara, ni gute Imana yo mu ijuru itakubabarira? Wowe menya ngo nacogoye se, nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, umucire bugufi. Numara kumucira bugufi utete. Njye nkunda kwitetera ku Mana, nkunda guteta muri Yesu, nkunda kumva ko nyine Kristo nkunze, njyewe ko ndi ikinege cye, bigatuma menya uburyo kinganira nawe. Rero ntukazajya uhora wumva wikakana. Uyu umuntu ageze imbere y'Imana akiyoroshya, akaganira n'Imana, akayibwira. Kandi buriya iyo uri kumwe n'Imana neza, uba wumva uri kubwira. Hari ukuntu ujya umuntu ashaka kuganira n'undi akajya abona ntamwitayeho, akabona ibyo ari kumubwira ntashaka kubyumva. Siko ngeyo ndi gusenga numva mfite imbaraga zo gusenga, numva mbishaka cyane. Hari ukuntu ujya gusenga wumva ushaka kuvugana n'Imana, wumva ushaka kuganira nayo. Icyo gihe rero iyo bikurimo, urasenga ubwira Imana, Mana, ukumva iri kugusubiza kandi koko ibihari. Imana ihorana natwe, ahangaha irahari, aho irahari. Ufite ubwoba bw'iki? Ufite ubwoba bw'ibihe? Ntukagire ubwoba bw'ibihe, jya uhorana ibyiringiro muri wowe. Tumenye gusenga, tujye tumenya gusenga. Ikindi tumenye ko uwo tubwira ari hafi yacu, yiteguye kutwumva, yiteguye kuturwanira, yiteguye kudutabara. Mureke dusenge Imana. Uri mwiza Yesu, ndagushimye. Ngushimiye ko wabanye natwe twese, warinze Baho TV n'abayikurikirana bose. Uyu munsi turi bazima kubw'ubuntu bwawe. Mana rero tuje imbere yawe tuvuga imbaraga zawe no gukomera. Ngwino utangirane natwe, utazanye natwe. Icyo duheje n'imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
tuguhaye ikaze na karibu uzuvugire muri njye utegekere muri njye ukora imirimo n'ibitangaza ku bakurikirana Baho TV abarwayi bakize abarushe n'abaremerewe abadafite ibyiringiro adafite icyerekezo imbaraga zawe zibora zize zibahohore imbaraga zawe zikiza zize zikize uburinzi bwawe buze bugume ku babyeyi ku bagabo ku basore ku bakobwa utegeke mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri mwiza kandi wihagije tubigusabye tubyize none n'iteka ryose Yesu Kristo amen. Yesu atugirire neza ariko mujya mwumva ukuntu gusenga biruhura gusenga biryo nukuri nimba ari ikintu kiniryohera no gusenga iyo ndi kuvugana n'Imana nyibwira noneho twiherereye mba numva bimryoheye mba numva nguwe neza mba numva ntuje mba numva muri njyewe ntazi ukuntu nakubwira uburyo kimba meza rero jya ukunda gusenga reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 102 yavuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye gutaka kwanjye kukugereho haleluya ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye ngo gutaka kwanjye kukugereho hamagara Imana n'ijwi rirengwibwe ngo Uwiteka ngo numve gusenga kwanjye hamagara Imana yibwire ngo hari ahantu numva ndi kubabara hari uburibwe numva buri kumbabaza ariko ngwino Uwiteka ngo ngumva gusenga kwanjye ngo gutaka kwanjye kukugereho senga Imana unyeganyeze intebe yayo unyeganyeze ijuru usenga isengesho ry'imbaraga ubwire ibutse Imana bwira Imana ibikugoye yibwira hakurya akora mu mugongo yibwire ngo Mana umva gusenga kwanjye gutaka kwanjye kukugereho yibwire ngo ndarushye nambi wagasuzuguro k'abadayimoni ndambi wagasuzuguro k'uburwayi ndambi wagasuzuguro k'abamedi n'abaperesi hamagara Imana bwira Imana iyo usenga irumva Imana irakora Imana irategeka igikoresha itegeko ku buzima bw'umuntu igivuguruza imigambi y'abarozi igivuguruza imigambi ya Satani igivuguruza imigambi y'inzaduka igivuguruza bya bindi wowe ubona ko bidashoboka imbere yawe imbere y'Imana birashoboka ijambo rirambwiye ngo Uwiteka kumva gusenga kwanjye ngo gutaka kwanjye kukugereho hamagara Imana yibwire ngo Uwiteka we nje imbere yawe ciye bugufi ndapfukamye nyumva ntabara ndwanirira mvuganira tegeka kora ururuka Imana irakora Imana irakora Imana irahindura Imana iravuga irategeka ivuga bikaba yategeka bigakomera yibwire byose bikugoye kora mu mugongo hari kukubabaza kora mu nda hari kukubabaza utabaza Imana kora ku mutwe hari kukubabaza utabaza Imana umwana wawe ararwaye utabaza Imana wabuze ibyiringiro utabaza Imana senga Imana yibwire ngo Uwiteka we gusenga kwanjye kukugereho kandi gusenga yo kwacu yo kwageze ku Mana ikitubwira ko twasenze bikumvikana nuko tubona ibisubizo byiza nkuko ujya kwa muganga ugatanga amaraso ugiye kureba ko urwaye malaria bakubwira ati nta malaria urwaye natwe iyo twasenze neza tugakora ku mutima w'Imana haleluya Imana ijya yumva Imana igitegeka Imana igikoresha itegeko Imana igikuraho bwa burwayi bishoboka ko umaze igihe kirekire urwaye nta ndwara n'imwe Imana idakiza iyo kanseri Imana yayikiza iyo sida Imana yayikiza Imana ikuraho ubugumba maze igihe kirekire utabyara ko Imana yaguhereza urubyaro maze igihe kirekire uribwa n'umugongo wanze ku Imana irakiza maze igihe kirekire ufite ikibazo cyo mu nda Imana irakiza Imana ishoboye byose nta kiyinanira Imana yacu nta kiyinanira mu biriho byose iby'isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka Imana yacu rero yibwira hari kukubabaza ubwo burwayi ubona bwabaye hari igihe umuntu aba afite uburwayi butagaragara ariko bibwire Yesu byose bibwire Yesu maze nurangiza kubimubwira utegereze wihanganye ntucike intege ntucogore ariko ni gute usenga Imana wasenga uyu munsi ejo hashira icyumweru gatangira ko Mana amasengesho yanjye ntuyumva ni gute wabwiwe n'iki kutayumva wakihanganye mbere yo gusenga jya ubanza usabe n'imbaraga z'umutima jya ufata igihe usaba Imana imbaraga zo kwihangana turi mu isi dufashe igihe mu ntambara niko ijambo ryavuze senga Imana uyibwiye ngo nkeneye kwihangana kugira ngo kwihangana kwanjye kuzanyinjize mu bisubizo wanteganyirije mu byiza wanteganyirije ni ukubera iki kwihangana kukunaniye wenda wananiwe kwihangana uyu munsi nyamara Kristo yari buze nimugoroba nyamara yari buze mu ijoro nyamara yari buze kugutabara ariko wowe wafashe umwanya wo kwivovota senga Imana ngo ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye yo haleluya ngo ntumpishe mu maso yawe Uwiteka ngo ku munsi ngutabarizamo ku munsi ndwariyeho ku munsi numva nta gisubizo mfite cy'ubuzima ku munsi nsonzeyeho birashoka ko ushonje tabaza Imana ntabwo iri buguhishe mu maso hayo ku munsi w'umubabaro wawe urashonje wambaye ubusa nta nzira
amadeni ni menshi, amakeredi muri banki, guterezwa cyamunara n'ibindi. Humura, bwira Imana ngo umubabaro wanjye nkuzanye imbere yawe, mbabarira ntumpishe mu maso hawe. Ndashaka kuza ukanyiyereka data, ndashaka kuza ukavugana nanjye data, ndashaka kuza ugakora data, ndashaka kuza ugahindura, ndashaka kuza ugakuraho igisuzuguro cy'abarozi, igisuzuguro cya Satani, igisuzuguro cy'amadeni. Tabaza Imana, yibwire byose irumva, yibwire byose. Iyo Mana irakumva, iyo Mana iratabara, iyo Mana iraruhura. Yaba wari uzi ukuntu Kristo agira neza, yaba wari uzi ukuntu ari mwiza, ngo nimumwegere, ngo nyamara niwe buye rizima ryanzwe n'abana b'abantu, ngo ariko ku Mana yacu ryaratoranijwe, ngo ribe iry'igiciro cyinshi, ngo nyamara ribe iryo gukomeza imfuruka. Nawe abantu barakureba nk'usuzuguritse kubera igihe kirekire umaze mu kigeragezo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ije gukuraho icyo kigeragezo, hari Imana ije kuguhanagura amarira, hari Imana ije kukomora ibikomere, hari Imana ije kukomora inguma, hari Imana ije kuvugana nawe. Kandi aho Kristo yageze bijya bimenyekana. Hari igihe tujya tugira abashyitsi b'umugisha, bakaza bazi uko badusanze ntabwo ariko badusiga, ariko ndakwifuriza gusurwa na Yesu, kuko iyo yahageze uko agusanze ntabwo ariko agusiga. Kristo agusure, Kristo agere muri ubwo burwayi, Kristo agere muri iyo nzara umaranye igihe kirekire, Kristo agere muri uko kwambara ubusa, Kristo agere muri ayo madeni, Kristo agere mu mibereho yawe umaze igihe kirekire udafite akazi, ufite akazi kakugerageza, Kristo ahagere. Nahagera ntabwo aragusiga uko yagusanze. Ese ufite kwizera, ese ufite ibyiringiro, cyangwa se umubabaro wawe waguhumye amaso ukwereka ko bitazashoboka, ukwereka ko ntaho uzagera, nyamara hari aho uzagera. Kubera icyo ufite ubwoba bw'ibihe, kubera icyo ufite ubwoba bw'iminsi, wigira ubwoba. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Tekereza neza, uhamagara Imana utuje, uyibwire ngo Mana menye neza, kuri Imana itarobanura ku butoni, kuri Imana itareba uburanga, kuri Imana itareba igihagararo, kuri Imana itita ko aho umuntu avuka, kuri Imana itita ku kazi umuntu akora. Akazi kose waba ukora Imana irakuzi, imibereho yose waba urimo Imana irakuzi, ubuzima bwose waba uri gucamo Imana irakuzi. Wa mubyeyi we komera, Imana irakuzi. Wa mugabo we komera, Imana irakuzi. Mwa rubyiruko mukomere, Yesu arabazi. Ntabwo nta na kimwe kijya kimwihisha, kuko azi imigendere, imivukire, imihagurukire, imibyirukire yacu byose arabizi. Niki kiguteye ubwoba? Niki kikubujije amahoro? Niki gitumye wuburira cyane? Kristo ajya amara amarira, ajya akuraho intimba mu mutima, ajya yomora ibikomere abatagira shingiro na rugero, ajya abahaza ibyiza byo mu ijuru, akabahaza uburame bwo mu isi. Kristo agutabare. Yaba wamenyaga ko agira neza, wakamwegereye ukamubwira ngo ariko Mana, ni wowe byiringiro bidakoze isoni, ni wowe samba itarumba, ni wowe giti cy'inganzamarumbo, ni wowe bwugamo bwanjye, ni wowe Mana yanjye iteka, ni wowe nzakorera iteka, ni wowe nzagendana nawe iteka, sinzakurekura, sinzagusiga, kubera ko nawe ntazigera gusiga. Bana nawe utindane nawe, utinze mu bigeragezo, utinze ku by'isi. Ndabizi birahanda, birababaza, biragora, ariko humura. Nubwo bikugoye ntabwo bivuze ko bitazarangira, ntabwo bivuze ko bitazakurwaho, ntabwo bivuze ko bitazashoboka. Ninde wakubwiye ko bidashoboka? Imbere abaganga bananiwe, Imana igikora. Abaganga bavuze ngo ntabwo uzamara umwaka uri kubera kanseri, Imana igikuraho. Reka nkubwire, banki yagute bavuze ati cyamunara ku itariki n'izi tugomba gutereza uriya muntu cyamunara. Imana ijya yuruka igahagarika. Ufite ubwoba bw'ibihoya, witakaza ibyiringiro, wikumva ufite ubwoba, umaze igihe kirekire uvuga ngo Mana nzarya mpage, ese nanjye nzambara mberwe nk'abandi. Humura, hari Imana ifite ubuzima ndetse ifite imibereho. Ibyo dukenye byose n'ibyo twifuza biri muri Kristo Yesu. Ibyo dushaka byose ku manywa na nijoro biri muri Kristo Yesu. Kandi ibyo byose, ubutunzi, amafaranga, icyubahiro no kudapfa, byose ni imigisha Imana itanga. Ariko senga Imana, wihangane, ihangane kandi uyibwire byose, ibikugoye n'ibikuruhije, ibikuremereye, ibyo utabwira inshuti yawe, ibyo utabwira umugabo murarana, ibyo utabwira umubyeyi wawe wakubyaye, ibyo utabwira inshuti yawe magara, bibwire Yesu. Bibwire Yesu byose. Yesu arakumva, Yesu aratabara, Yesu araruhura.
ajya aruhura batagira shingiro na rugero, ababuze uko bagira ajya batabara, ajya barwanirira. Haleluya. Untegere ugutwi ku munsi ntakiramo unsubize vuba. Haleluya. Ngo ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, ngo untegere ugutwi ku munsi ntakiramo unsubize vuba. Jya winginga Imana uyibwire ngo Mana ndarushe mubiri wanjye urarushe, ndumva ndushe, ndumva ndemerewe. Hari Imana ijya ibireba ko turushye, hari Imana ijya ibireba ko turemerewe, hari Imana ijya ibireba ko dufite imitwaro, hari Imana ijya ibireba ko nta nzira twabona tunyuramo atariyo yaciye inzira. Bwira Imana izi gucira inzira, wikirwanirira, banza wiyoroshye. Bwira Imana ngo umenye neza ko imbaraga zanjye ntacyo zakora, ubushobozi ufite ntacyo. Hari aho amafaranga adakora nshuti yanjye, hari aho amafaranga uyafite adakora. Amafaranga nubwo bavuga ngo amafaranga ngo atange, ntabwo amafaranga yaguhereza amahoro yo mu mutima. Ushobora kuba uyafite ariko ntiwishime mu mutima wawe, kuko nagira ngo nkubwire ngo hari ibyo amafaranga adakora. Urupfu ruje ntabwo ushobora kurubwira ngo warupfuwe, ufite amatiriyari magana, akirasubirayo warupfuwe. Urupfu niruza ntabwo ushaka kuruha amafaranga ngo rusubireyo. Ushobora kurwara ukivuza birakunda, ariko urupfu niruza ntabwo warubwira ngo akira amafaranga warupfuwe. Hari ibyo amafaranga adakora nshuti, ahubwo tumbira Yesu. Tumbira Yesu niwe urupfu rujya ruza ukarwumva ko rwaje, ukumva umubiri wacitse intege, ukumva ubwoba bwinshi, ariko ugapfukamisha amavi y'umutima n'ay'umubiri ukabwira Imana ngo ariko Data nzi kujya wongera iminsi yo kubaho, nzi kujya ukuraho indwara zananiranye, nzi kujya utanga amahoro y'umutima, nzi kujya utanga ibisubizo byiza, nzi kuri Imana ishoboye, nzi kuri Imana yihagije. Ukayitakambira, ukayibwira, ukamera nka Petero ari mu nzu y'imbohe, ukayibwira ngo Data menye neza kutarobanura ku butoni, menye neza kutareba uburanga, menye neza kutareba igihagararo, menye neza kutitaho umuntu avuka, menye neza kutita ku mashuri twize, menye neza ko nta na kimwe. Ngwino unyongere igihe cyo kurama. Haleluya. Uwiteka akakongera igihe cyo kurama, ariko kote zawe zuzuye ntabwo wazibwira ngo wakontewe, warupfu wakira aya mafaranga. Konte zanjye zose iri muri Eco Bank, iri muri Equity Bank, iri mu mabanki yose uzi. Ntabwo wabwira urupfu wakira aya mafaranga, fata aya makonte yanjye ugende. Ntabwo bishoboka nshuti. Tumbira Yesu niwe ukora ibyananiranye, ibyo abantu badashobora. Abaganga bananiwe, babuze igisubizo, Imana igiseruka. Uwiteka tugirire neza. Kandi haravuga ngo kuko iminsi yanjye ishirira mu myotsi, amagufwa yanjye yaka nk'ururimi, umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutima wanjye. Iyo ni imibabaro yose. Bwira Imana imibabaro yawe. Hari abafite ibyo kurya batabasha kubirya kubera uburwayi, kubera ikigeragezo cy'uburwayi. Uzi kumara umwaka utabyara ukamarana. Hari abamaze imyaka 2, hari abamaze imyaka 5, abamaze imyaka 10, abamaze imyaka 20 batabyara. Uwo muntu niyo wamuha amafaranga ukanayamusasira ntabwo yamunezeza, kuko afite igikomere. Ariko Kristo ajya yomora ibikomere, iby'amafaranga atakomora, iby'abantu tutakomora, Kristo ajya byomora. Ubu umuntu umaze umwaka arwaye imyaka 2, 3, 5 mu burwayi bwanze gukira, kandi afite amafaranga yarivuje byarananiranye, wamuhereza amafaranga ukayamuryamishamo akanezerwa. Uwo muntu akeneye Imana. Dukeneye Imana nshuti. Muri byose dukeneye Kristo. Senga Imana. Ubu muntu umaze igihe kirekire afite ikigeragezo cy'uburwayi budakira, yarivuje, agenda amahanga, yurira indege, wamuhereza amafaranga ukamubwira ngo amafaranga atanga ibyishimo. Ariko Kristo iyo wamugeze imbere, iyo wamugeze impande, wakubise amavi y'umubiri wawe ndetse n'umutima wawe ukawucisha bugufi, ukamutakambira, burya ajya yumva kururuka. Uwiteka tugirire neza. Uwiteka turwanirire. Uwiteka tuneshereje. Uwiteka mwumva gusenga kwanjye. Haleluya. Imana yumve gusenga kwawe. Wowe umaze igihe kirekire urwaye, Imana yumve gusenga kwawe.
wowe umaze igihe kirekire nta gisubizo, nta kazi, nta buzima, nta mibereho, Uwiteka yumve gusenga kwawe. Uwiteka aza komora inguma, Uwiteka aza guhanagura amarira, Uwiteka aza kuvaneho ibikomere, Uwiteka aza gukureho icyasha, Uwiteka aza gukureho uruvugo rubi, Uwiteka aza gukure muri karande, aza gukure mu nyatsi, Uwiteka aze yongere agira ibyo arema ku buzima bwawe, agira ibyo ahindura ku buzima bwawe, akoresha itegeko ku buzima bwawe, bimenyekane ko ari Imana wasenze, bimenyekane ko ariyo mwavuganye, bimenyekane ko ariyo mwatindanye, bimenyekane ko ariyo mwagendanye. Haleluya. Reka dusenga Imana. Wowe urwaye ufite ikigeragezo ubona kidahinduka, pfukama, bwira Imana ngo ndaje, menye neza yuko uri umwami wanjye, ndagutabaje. Tabaza Imana, tabaza Imana, yibwire byose. Bwira Yesu ngo ariko Mana uri byose kandi uzahora uri Imana, maze yibwire bya bindi byose va mutima zawe. Uwiteka arashoboye kandi nta kimunanira. Reka dusenga Imana. Uri Data wa twese mwiza, turagushimye, turaguhimbaje. Yo haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana irwana ikanesha, uri Imana itabara, uri Imana irengera, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Duhagaritse uburwayi mu izina rya Kristo wa Nazareti, twirukanye akagambane ku babyeyi, ku bagabo, ku basore, ku bakobwa, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutabaje Data mwiza, ngwino womora ibikomere by'ababyeyi, ngwino womora ibikomere by'abagabo, ngwino womora ibikomere by'abana batoya, ngwino womora ibikomere by'urubyiruko. Turaruse, turaremerewe, ariko dufite umurengezi, dufite umutabazi. Ni wowe ushoboye byose, ni wowe ukiza indwara zananiranye, ni wowe utanga akazi, ni wowe utanga urubyaro, ni wowe utanga guheka, ni wowe utanga ijambo, ni wowe ujya ukuraho igisuzuguro, ni wowe ujya wiyubahisha. Haleluya. Ubuzima buciritse bw'umwana w'umuntu ujya ubuhereza ijambo, ni wowe ukura mu isayo y'ibyaha, bafite ibyaha byananiranye, Uwiteka ujya womora ibyaha, maze ukababarira, maze ugatanga ijambo. Ngwino utegeke kuri Baho TV mugoroba. Turagutabaje mwami w'abami, turakwinginze Data mwiza, koresha itegeko, bimenyekane kuri Data wa twese, ushoboye byose nta kikunanira. Mweretse ababyeyi bagirire neza, gendura urarya imitima yabo n'ibiryo guhazwa nawe, reka irarya imitima y'abagabo n'ibiryo guhazwa nawe, reka irarya imitima y'urubyiruko n'ibiryo guhazwa nawe. Babuze akazi ubaremera akazi, abadafite ibyo kurya ubibahe, bambaye ubusa ubambike, bafite amakeredo ubishurire, bajya guterezwa cyamunanda bihagarika mu izina rya Yesu. Bafite indwara zanze gukira, mwami Imana atanga gukira mu izina rya Yesu. Abarwaje abana bakire mu izina rya Yesu, abafite abarwayi mu bitaro bakire mu izina rya Yesu, ababuze icyerekezo cy'ubuzima, mwami utanga icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka bimenyekane kuri mwiza, reka bimenyekane ko ushoboye byose. Haleluya, haleluya. Urashoboye nta kikunanira. Tuguhanze amaso, ntabwo twifuza undi murengezi. Umva gusenga kwacu, umva gutaka kwacu, umva umuborogo, umva kwinginga. Ni wowe wenyine ureba ibirahiherereye, ni wowe wenyine ufasha abatagira shingiro na rugero, ni wowe wenyine mutabazi, ni wowe wenyine bwugamo. Haleluya Yesu Kristo. Tukurambura amaboko, tuguha icyubahiro. Uri Imana yumvisha gusenga, uri Imana itabaye, uri Imana yururutse, uri Imana ikoze ibikomeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Urakoze kuganje, urakoze kutegetse, tubigusabye tubyizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Shalom, shalom. Uwiteka abahe umugisha kandi abagirire neza. Amahoro y'Imana abane nawe.